ndakumva. Rero muvandimwe wanjye Yego. ndagira ngo tuganire wirekure tubwizanye ukuri. Ubu nta kantu k'akabanga shaka utegeze umbwira shaka umbwire wirekuye. Izi ko nta kintu nakubeshya nta n'icyo naguhisha ku bintu byose mba nabikubwiye. Ubu nta kantu Wenda kariko ndiba y'umutima utabasha kuba wakurura. Waba ufite mu ndiba y'umutima utarambwira kakabanga wenda kakabanga wenda wakoze wagezeho tubwizanye ukuri muri make. Ibyo ndi bukubwire ntabwo birenze ibyo wowe wambwira. Ibyawe ndabyakira nta kibazo kabisa. Kama irekure tuganire kandi turaza kuganira neza ibintu bifatika bizima kandi bivuyemo ibintu byiza. Okay. Bikubwire ntacyo ariko uri bubyakire nta kibazo nibikubwira. Takama. Ngo birenze ibyo wowe wambwira. Ibyawe ndabyakira nta kibazo kabisa. Wabashije kwakira ibyo ndi bukubwire ibyawe ntibinanira ndakenda umwihariko. Nyine urabona cyagiye utari uhari. Ndabiruzi. Waragiye. Ndabyibuka. Igihe wakundaga kuntuma mu rugo uri hanze ukambwira uzajya uca mu rugo ndebera abana ukuntu bimeze uce no ku kazi ndebera business nimbi usurize madamu muramutse nyine nkajya nyurayo. Ndabyibuka cyagiye narindi hanze. Yego nanyuraga. Buriya uri n'imfura cyane ni nacyo ngukundira turi inshuti pe. Igihe narindi hanze umuryango wanjye wawitayeho kandi waguhaye byangombwa byose wakeneraga. Ndabigushimira kama. Gusa nyine nyuma naje kugira akantu k'akabazo kubura amafaranga. Amafaranga madamu wawe yarayamaye. Icyo ni iki gusa byari byo bari batinze kumbwira sha. Amafaranga yo nyafite ubu yafite. Muvandimwe wayagira nkayagira. Ikibazo kirihe kuba yaraguhaye amafaranga. Ibyo nta kibazo. Yego ndabyumva. Nyine amaze kuyama. Yamaye amafaranga aranama. Amafaranga ahita nama yarampaye. Yakuhaye iki kama? Yakuhaye gahunda yarampaye. Nyuma yuko yamaye wagize kama nawe witebye ntabwo uratebya cyane sha twarabanyura tebya sha ugatebye ukunda gutebya ukuvana kera waratebyaga na n'ubu uracyatebye ariko umuryango w'iwanyu n'ubundi ngo muratebya cyane ariko nabyo bintu ari gutebyamo byo kuguha ko umugore wanjye ntago ari byiza jya ubireka. Twararyamanye gutya turaryamana yarampaye nyine gutyo duhita tugira mwararyamanye se kuryamana gutya turaryamana umugore wanjye kama kantongoreye umugore ntabwo nyine namurongoye niwe wamurongoye ko mwakoze ubukwe n'igi kumwe bijya ku murenge niwe wamurongoye ariko ngiye yarampaye kama waratinyutse usambana n'umugore wawe. Ubwo twarasambanye yamuhaye amafaranga aranamba ntabwo twasambanye gusa nyine mbabarira. Kama basi nimba hari ikindi kintu nakora kugira ngo kibe cyavaho ibindi amafaranga yo nyabasubize bwire mbigusubiza ariko numva icyo kintu mu buzima twabanyemo cyajyaga kinambangamira kikanandemerera ariko kuvuga ngo kama wanciye ntabwo nijye waguciye inyuma umugore wawe niwe waguciye inyuma arangije kuguca inyuma nyine amafaranga maze kuma amafaranga aranama nyine turagira biragira nuko byagenze nta kintu gusa nyine byabaye gake urumva mu myaka 3 amaze hanze bibona nakundaga kujya kumureba kwa gatandatu gusa banzi icyumweru kigana iminsi ngahe ntabwo mbese n'ubundi ntabwo twapfa gusa nyine nanjye reka mubwize uko ya business niwe wangambaniye se cyasoko baritsindira ugiye kubimbwira kama
nawe uri byakire nawe nene ibyanjye ariko wabyakiriye uri inshuti yanjye mbere ubwo nibazaga icyo kintu nyine nanjye reka nkubwire cyo wakumva ko nanjye ndongoreye umugore byarabaye ako nyine nanjye nyine umugore wawe ariko turi inshuti cyane inshuti pe turi inshuti pe ariko nyine ntubifate nabi kama umugore wawe ndakumva mbwira nanjye naramurongoye ndongoreye umugore nanjye umugore wawe dusanzwe turyamana pe ahubwo birantunguye ukuntu guca inyuma nawe unci ntabwo uri kubyemera utebye abantu nyine reka nkubwire ikimenyetso nyine basi gituma ubyemera icyo cyo ntukimbwira ndahita nemera umugore wawe se ntabwo afite ikibibi hano You can't be prosecuted for that. Oh, are you sure? Oh my days, irú ọmọ mi wá rí nítorí Ọlọ́run. Mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí. Mo jìyà lọ, you will move ariko out. mbabarira You will move out of this house. You will move out of this house. I don't iriya biraba ariko mu buzima umuntu ashaka umugore ariko genda nababaye ni ukuri kw'Imana gute turi inshuti oya wisakurisha amana nyine gute turi inshuti ugatinyuka ukajya kurongora umugore wowe se kubera iki warongoye iwawe nyine wo gute turi inshuti ukumva yuko wagombaga kujya kurongora umugore wowe kuki wumvaga wagombaga wowe se kuki utaye ufite amafaranga iyo ujya kugura indaya ya mwana umva nkubwire ahubwo ibi bintu nsanze nta n'ubushuti buturimo wandongoreye umugore wowe se ko warongoye wanjye kana n'isoni ugatinyuka ukanabivuga wandongoreye umugore ahubwo iyo mbimenya bakarongorana na murumuna we kama utitambika mu by'umuryango wanjye tugasekuranira muri iri shyamba tugasekurana cyangwa uri kugira ngo ahari sinagusekura twanasekurana ubu nta by'icyubahiro nta by'urukundo nta n'iby'ubushuti bikumva kama kaza umbwira ngo nkwe kamari nyine uri indaya mbi uri ikigori indaya niyaciye mu rugo impamagara ngo ndi mu rugo kugira ngo ukundi menye ko ntara wowe se wanjye wamurongoreye mu ishyamba icyo gihe ntabwo wari uhari ese kama bundi vuga winjiye mu cyumba cyawe habaye iki se ko mbona inkuru? uzagenda urebe ko yafoto wari waramanitse bikiri biri iwanjye ahubwo ndanatanyishwanyaguze nimba ari izi Ese kari amashuti gutongana bapfa. Kerere yanyinjirije umugabo undi mugabo Ese batonganye bapfa? Simbizi. ibyo ntabidanje mani Ahubwo ikibazo cyacu ntari kumva n'iki bibe ngo habaye. Aradufasha ikibazo? ushobora kuba waryamanye n'umugabo wanjye ubizi neza ko turishuza mu myaka 5 mani ariko gusa ndakubonye n'umbonye mani nanjye wowe se ko nkubonye uranyi ndakubonye nanjye ndakubonye ubwo turabonanye wanjije gusa kareke karaza kumbona kuri no show wandongoreye umugore kama ibintu ntari kwibaza igihe wandongo ibimihiri bimwe mugiye mutaye musubire mu gaca igoryi ubu nyine utumiye abashumba kugira ngo baze boss ikimbwira ibyo mbwira he wenyine nteje abashumba umusheri wanjye gahunda yo kuri Sevara. ariko kunyumvire kama nyumvire Severante None afite ikibazo nk'icya mugenzi wanjye. muraguza murahembesha None se boss naguzwe no musare Severance ngomba nanye kujya kuri umukunzi wanjye. hanyuma ibyo byo kumureba nkagirira he uruhare na ntubisiko tuyo matariki y'ukwezi. urashaka iki kwezi kwawe kwageze ntiwahembwe bimeze bite mbwira vuba mbwira bimeze urahembesha wowe bimeze bite Nyine njye nashaka uraguza ibi nibi cyanyunyu mbwira muri make ibyo mushaka mugende nyine njye nashaka ko nguriza 10,000 nkajya muri gahunda na sheri wanjye. okay ntacyo mugende muvugane na madamu mu rugo Boss madame yende muvugane na makuberi mu rugo madamu yakena nawe nawe uhari. sawa sindaba kuri telefone mugende Akuze kwibuka tugire vuba urabizi ko iyo utinze bipfa. ndabigira sha Boss
Nibaje kukubwira ko iki sumbwira sha iki cyumbwira. Sine yabyaye kandi ukunda akanuze agahora. Yego sha ahubwo ntibumva inkuru nziza wari kumbanza ureke ku ntiwumva sha ahubwo iyo niyo makuru wari kumbwira mbi. Nagaju yarinze. Yego umva rero umugisha ugiye mu. Umva sha. Numvise yabira nk'iyarinze. Uyishyira imfizi hanyuma sine nayo muyishakire urubingo kandi nimuyihe imitumba inka yabye ntago bayiha imitumba. Mugire vuba kandi nabonye ziryamye ahantu hasa nabi. Natwe ku kagahunda ukadukorera. Dakabukorera mugende nta kibazo. Sawa. Tubwizanye ukuri. Urumva ntiwari uzi ko umugore wawe aguca inyuma. Nanjye sinari nzi ko umugore wanjye aca inyuma. Muvandi ako kantu banza ugatekerezeho uhe n'agaciro ikintu gitumye tubimenya. Cururuka kuko nanjye ntago ibintu ndi kubyumva. Abagore badutanye muvandi igihe twahereye ego hari ibidasangirwa ariko nyine twe twarabisangiye kandi twabisangiye nta numwe ufite undi Rwanda. Ibyo bintu ahubwo ni bibi cyane. Uzutwara umugore wawe mu wawe. Twari wanje ntwari wawe. Ariko kama reka kugira amahane. Igihe gishize cyose ibyo bintu byarabaye mu myaka 5 muranye n'umugore wowe wamaranye 3 ubwo ndabyumva ubwo mbere y'iyi biriri hagati y'icyo kinyuranyo ubwo wajyaga n'ubundi mufitaho muhuri. Ibyo by'igihe twabigiyemo urano muri mutagaragaza ubwone aho twabigiriyemo nta wahamenya uretse kuba twabwizanye ukuri. Habona igihuru nkagikekamo igihunyira. Ari ukuntu najyaga mbabona ngaho ngo yagize sevarate gwise ngo ntagutumira runaka. Ngaho ibaze ko nibe nawe wanketse ibaze ko je ntigeze ngukeka. Nkajya kumva nkumva twari dufite anniversary nkumva ngo ese ngo nutumire umuryango wa runaka kumbe runaka ni wahuguje kuntumira. Kama ayo mabere ya nyina nawe arambona. Aza kukisobanurira iki kintu. Iyi nkuru reka tujye kureba akabari twicare tuyiganiriremo. Ubu aya magambo tujye kuyarenzaho icyo kunywa. Umva nkubwire ahubwo nibi bintu birakomeye. Umugore wawe ushobore gusanga ari indaya uwanje na warindi. Tubanze tugenzura ahubwo menye neza ngo ni wowe wenyine yahaye cyangwa yahaye nabandi. Nawe umenye ngo wawe ni jegenyine yahaye cyangwa nakarima rusange. Umenye ahantu turi bufatira ibintu. Wasanga na kateta buri yatarakanye nundi yo nkarebye mu matwi mba mbona kijye kajya kugira ubutwi nk'ubwawe kandi ya gama aya ibyo nta wabimenya ariko abana bo nabawe nabawe icyo sindi bukizera cyangwa dukoreshe DNA. Icyo sindi bukizera ahubwo turazikoresha ibyo turanazikoresha ntacyo bitwaye. Cyo nkareba utwo dutwi nkabona ubundi abana banje bose turasabagura ubwanjye tureke ibyo bintu. Nyumvira ariko icyo kintu kitubaye usiko wagira ngo ni fene. Ubundi unekireje ku kintu cyatumye nza kugusura ubu nyine umunsi wanjye nuko wagira ngo urangire agira ngo umenye ukuri. Ariko mfata byiza turabavandimwe.